Uhawe ikaze hano ku isoko yeza. Ahangaha rero uri kumwe na Nsengiyumva. Ikintu tugiye kurebera hamwe ni gute nshobora kwihanganira agahinda ndi gucamo, umubabaro ndi gucamo, ni gute nshobora kubihanganira. Ahangaha turaza kureba imiti ibiri yagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo. Reka turebere ikintu cya mbere yuko tureba iyo miti cyangwa se tuvuga iyo miti cyangwa se ubwo buryo ushobora kwihanganira ku gahinda. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana tujya twumva ugasanga uhuye n'ikibazo, umuntu akaza akakubwira ati ihangane, akaza akakubwira ati nyamuneka ihangane, humura rwose, komera. Ariko ikintu avuga cyane aza akubwira ihangane, wenda wahuye n'ikibazo, wabuze umuntu mu muryango, wahuye n'ikibazo se ku kazi, wahuye n'ikibazo se mu mibereho, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, akakubwira ngo ihangane. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana rero uyu munsi ubimenye. Kwihangana numva umuntu abikubwiye bishatse kuvuga iki? Kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Kasubiremo, kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Bene iyo karagiteri cyangwa se uwo mwifato ni umuco ukomoka ku Mana. Bene umuntu ufite kwihangana rero usanga ategereza afite icyizere. Iyo ari muri uwo mubabaro aba ari muri uwo mubabaro ariko afite icyizere cy'uko igihe runaka azawusohokamo cyangwa se azakivamo kandi akakivamo amahoro. Rero umuntu ufite kwihangana ntabwo yitekerezaho ubwe, ntabwo yizirikana we ubwe, icyo twakwita nka selfish, ahubwo ararenga agatekereza noneho umuntu, agatekereza uwamuteje umubabaro, agatekereza uburyo ki we yiyumva. Kwihangana rero, umuntu wihangana ni umuntu umeze ufite uwo muco, ufite iyo karagiteri, ufite iyo mimerere. Kwihangana rero niba ujya wumva umuntu akubwiye ati ihangane, aba agira ngo urenge umubabaro urimo, noneho ujye hejuru y'ikibazo uhanganye nacyo, use nawe uhagaze ku musozi, noneho ukirebere mu gikombe, uvuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo mbabaye gutya, ndabizi nyuma y'iki gihe nzabasha igihe bizagenda neza, nzabisohokamo neza. Ibyo rero bigufasha kubana amahoro n'abandi bantu, bigufasha kuba amahoro muri ubu buzima. Rero ni gute nshobora kwihanganira agahinda mfite? Uburyo bubiri rero nibwo uzakoresha nuramuka ufite agahinda, uzakoresha uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuvuga ibikuri ku mutima. Kuvuga ibikuri ku mutima, uburyo bushobora kuruhura, ni inkingi cyangwa se ni uburyo bwiza bwo kwihanganira agahinda ufite. Kugaragaza ibyiyumvo byawe, kugaragaza uko wiyumva. Rero muri ubwo buryo bwo kugaragaza uko wiyumva cyangwa se kuvuga ibiri ku mutima wawe, hari ubundi nabyo bifite uburyo bikorwa. Rero ntabwo wapfa kugenda ubwira umuntu wese ubonye mu muhanda, iburyo, ibumoso, epfo. Ugomba kubibwira inshuti yawe ngo mwishimane, n'abishima murirane, n'abagize bate n'abarira. Rero iyo ufite inshuti mwishimana, ukagira inshuti murirana, iyo ufite uwo mugisha wo kuba ufite inshuti mwishimana mukananirana, iyo nshuti ntabwo ukwiriye guheranwa n'ako gahinda. Kugira ngo uzabashe kwihanganira agahinda uri gucamo, ugomba kubwira inshuti yawe ibikuri ku mutima, ukayibwira ibyiyumvo byawe, ukayibwira uko wiyumva. Bene ubwo buryo bugufasha usa naho ugabanyirizwa umutwaro ukuriho. Noneho inshuti iyo uyibwiye, hari igihe nayo iba yaraciye muri ubwo buzima,
inshuti nyayo rero ikugira inama z'uburyo waca muri ubwo wasohoka muri ubwo buzima. Hari igihe iba yaraciye mu mubabaro uri gucamo, mu gahinda uri gucamo, noneho ikugira inama y'uburyo ki uzasohokamo ukabasha kunesha rwose, ukavamo uguwe neza cyane. Yobu mu nzandiko ze yaranditse aravuga ngo umutima wanjye urembejwe n'amagara yanjye, ntabwo nzibuza gutaka, nzavuga mbitewe n'umubabaro uri mu mutima wanjye. Rero birumvikana ko Yobu ntabwo yigeze ahisha ibiri mu mutima, ntabwo yigeze ahisha ibiri kumushavuza, ahubwo yarabyatuye arabivuga, kuko mu kwatura cyangwa se mu kuvuga ibikuri ku mutima uri mu gahinda, bisa naho bigutura umutwaro w'amatoni n'amatoni akuri ku mutwe, ubasha kuruhuka, ubasha kumva ukize, ubasha kumva ubohowe iyo ufite uwubwira. Rero hari n'undi muhanga cyangwa se umwanditsi w'inkinamico w'umwongereza witwa Shakespeare, we yanditse umukino bita Macbeth. Yaravuze ati reka umubabaro uvuge. Aravuga ati agahinda katavuga gatera umutima intimba kakawushavuza, ngo kuko kawutera kugira iki? Kawutera kumeneka. Nawe rero ndagira ngo ureke umubabaro ugire ute? Uvuge. Ureke umubabaro uvuge, uvuge rwose, ubwire inshuti yawe magara, inshuti nyayo ikumva, ikwitaho, iguha inama, ikumva, ndetse iyo nshuti uzayikuraho inama nziza zizakugira umusaruro. Hari ukuntu rero umuntu aba adafite inshuti, ariko niba ufite inshuti ni umugisha, kandi niba udafite inshuti nziza ni umuremyi wawe. Hari ukuntu tujya twigishwa akatubwira ati mujye musenge. Gusenga ni iki? Gusenga no kuganira n'Imana. Urumva inshuti yawe uragenda mukaganira. Rero niba nawe uri mu gikombe cyo kuba udafite inshuti, senga Imana. Gusenga no kuganira n'Imana, ubwire agahinda kawe, Imana izaguha iyo mpano yo kwihangana, urusheho kugubwa neza. Ikindi kintu cya kabiri rero mu bizagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo, ikintu cya kabiri ni kurira abatubanjirije cyangwa se abantu bakomakomeye tuzi b'amateka ku buzima bwacu, bararira, bagaragaza agahinda kabo mu kurira. Rero niba wumva ushaka kurira, rira rwose, rira, fata umwanya urire, wikiyikoreza umutwaro udashoboye, wikiyikoreza ayo matoni udashoboye. Niba wumva ushaka kurira, rira, kuko kurira ni ikintu kizagufasha kumva ubohotse, kumva ugabanyishijwe imitwaro ikuriho. Hari igihe umuntu aba afite agahinda, kumva umutwe uramurya, kumva amaso akumva mbese yabuze inyifato. Ariko niba wumva kurira bije, rira rwose, rira, kuko na Yesu Kristo yararize, kandi wibuke Yesu Kristo nawe yararize, ngo Yesu ararira, yararize nawe bitewe n'agahinda yaragezemo. Rero nawe ikintu cyagufasha kumva cyangwa se ikintu cyagufasha kwihanganira agahinda ufite, niyo cyo ngicyo cyakubera umuti, kuko muri uko kurira urasa naho hari ibintu biri kukuvaho, urasa naho hari uburyo uri kwiyumva, hari uburyo biri bugusigire, hari imyifato, mbese hari umumerere, hari ukuruhuka biri bugusigire, hari ukubohoka biri bugusigire. Rero ubwo ni uburyo bubiri cyangwa se imiti ibiri yagufasha gukira agahinda cyangwa se kwihanganira agahinda, ukabasha kugasohokamo utangiritse mu byiyumvo cyangwa se mu mubiri. Kuko iyo ugaragaje amarangamutima yawe, ukagaragaza ibyiyumvo byawe, ubasha gutabara umubiri, ubasha gutabara amagara yawe, ubasha gutabara uburyo bw'ibyiyumvo, ukabasha kumva uguwe neza. Ikintu nakwifuriza ni ukwihangana, kuko kwihangana biri mu bintu bizakubashisha, biri mu bintu bizagushoboza kubasha guhangana
cyangwa se kunesha muri ubu buzima bwo turimo muri iyi si. Iyo ni imiti ibiri rero yagufasha kwihanganira agahinda muri ubu buzima ucamo bwa buri munsi. Agahinda ndi gucamo, umubabaro ndi gucamo, ni gute nshobora kubihanganira? Aha ngaha turaza kureba imiti ibiri yagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo. Reka turebere ikintu cya mbere yuko tureba iyo miti cyangwa se tuvuga iyo miti cyangwa se ubwo buryo ushobora kwihanganira ku gahinda. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana tujya twumva ugasanga uhuye n'ikibazo, umuntu akaza akakubwira ati ihangane, akaza akakubwira ati nyamuneka ihangane, humura rwose, komera. Ariko ikintu avuga cyane aza akubwira ihangane, wenda wahuye n'ikibazo, wabuze umuntu mu muryango, wahuye n'ikibazo se ku kazi, wahuye n'ikibazo se mu mibereho, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, akakubwira ngo ihangane. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana rero uyu munsi ubimenye. Kwihangana numva umuntu abikubwiye bishatse kuvuga iki? Kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Kasubiremo, kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Bene iyo karagiteri cyangwa se uwo mwifato ni umuco ukomoka ku Mana. Bene umuntu ufite kwihangana rero usanga ategereza afite icyizere. Iyo ari muri uwo mubabaro aba ari muri uwo mubabaro ariko afite icyizere cy'uko igihe runaka azawusohokamo cyangwa se azakivamo kandi akakivamo amahoro. Rero umuntu ufite kwihangana ntabwo yitekerezaho ubwe, ntabwo yizirikana we ubwe, icyo twakwita nka selfish, ahubwo ararenga agatekereza noneho umuntu, agatekereza uwamuteje umubabaro, agatekereza uburyo ki we yiyumva. Kwihangana rero, umuntu wihangana ni umuntu umeze ufite uwo muco, ufite iyo karagiteri, ufite iyo mimerere. Kwihangana rero niba ujya wumva umuntu akubwiye ati ihangane, aba agira ngo urenge umubabaro urimo, noneho ujye hejuru y'ikibazo uhanganye nacyo, use nawe uhagaze ku musozi, noneho ukirebere mu gikombe, uvuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo mbabaye gutya, ndabizi nyuma y'iki gihe nzabasha igihe bizagenda neza, nzabisohokamo neza. Ibyo rero bigufasha kubana amahoro n'abandi bantu, bigufasha kuba amahoro muri ubu buzima. Rero ni gute ushobora kwihanganira agahinda mfite? Uburyo bubiri rero nibwo uzakoresha nuramuka ufite agahinda, uzakoresha ubu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuvuga ibikuri ku mutima. Kuvuga ibikuri ku mutima, uburyo bushobora kuruhura, ni inkingi cyangwa se ni uburyo bwiza bwo kwihanganira agahinda ufite. Kugaragaza ibyiyumvo byawe, kugaragaza uko wiyumva. Rero muri ubwo buryo bwo kugaragaza uko wiyumva cyangwa se kuvuga ibiri ku mutima wawe, hari ubundi nabyo bifite uburyo bikorwa. Rero ntabwo wapfa kugenda ubwira umuntu wese ubonye mu muhanda, iburyo, ibumoso, epfo. Ugomba kubibwira inshuti yawe ngo mwishimane, n'abishima murirane, n'abagize bate n'abarira. Rero iyo ufite inshuti mwishimana, ukagira inshuti murirana, iyo ufite uwo mugisha wo kuba ufite inshuti mwishimana mukananirana, iyo nshuti ntabwo ukwiriye guheranwa n'ako gahinda. Kugira ngo uzabashe kwihanganira agahinda uri gucamo, ugomba kubwira inshuti yawe ibikuri ku mutima.
ukayibwira ibyiyumvo byawe, ukayibwira uko wiyumva. Bene ubwo buryo bugufasha usa naho ugabanyirizwa umutwaro ukuriho. Noneho inshuti iyo uyibwiye hari igihe nayo iba yaraciye muri ubwo buzima. Inshuti nyayo rero ikugira inama z'uburyo waca muri ubwo wasohoka muri ubwo buzima. Hari igihe iba yaraciye mu mubabaro uri gucamo, mu gahinda uri gucamo, noneho ikugira inama y'uburyo ki uzasohokamo ukabasha kunesha rwose, ukavamo uguwe neza cyane. Yobu mu nzandiko ze yaranditse aravuga ngo umutima wanjye urembejwe n'amagara yanjye, ntabwo nzibuza gutaka, nzavuga mbitewe n'umubabaro uri mu mutima wanjye. Rero birumvikana ko Yobu ntabwo yigeze ahisha ibiri mu mutima, ntabwo yigeze ahisha ibiri kumushavuza, ahubwo yarabyatuye arabivuga, kuko mu kwatura cyangwa se mu kuvuga ibikuri ku mutima uri mu gahinda, bisa naho bigutura umutwaro w'amatoni n'amatoni akuri ku mutwe, ubasha kuruhuka, ubasha kumva ukize, ubasha kumva ubohowe iyo ufite uwubwira. Rero hari n'undi muhanga cyangwa se umwanditsi w'inkinamico w'umwongereza witwa Shakespeare. We yanditse umukino bita Macbeth. Yaravuze ati reka umubabaro uvuge. Aravuga ati agahinda katavuga gatera umutima intimba kakawushavuza, ngo kuko kawutera kugira iki? Kawutera kumeneka. Nawe rero ndagira ngo ureke umubabaro ugire ute? Uvuge. Ureke umubabaro uvuge, uvuge rwose, ubwire inshuti yawe magara, inshuti nyayo ikumva, ikwitaho, iguha inama, ikumva, ndetse iyo nshuti uzayikuraho inama nziza zizakugira umusaruro. Hari ukuntu rero umuntu aba adafite inshuti, ariko niba ufite inshuti ni umugisha, kandi niba udafite inshuti, inshuti nziza ni umuremyi wawe. Hari ukuntu tujya twigishwa akatubwira ati mujye musenge. Gusenga ni iki? Gusenga no kuganira n'Imana. Urumva inshuti yawe uragenda mukaganira. Rero niba nawe uri mu gikombe cyo kuba udafite inshuti, senga Imana. Gusenga no kuganira n'Imana, ugire agahinda kawe, Imana izaguha iyo mpano yo kwihangana, urusheho kugubwa neza. Ikindi kintu cya kabiri rero mu bizagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo, ikintu cya kabiri ni ukurira. Kurira abatubanjirije cyangwa se abantu bakomakomeye tuzi b'amateka ku buzima bwacu bararize, bararira, bagaragaza agahinda kabo mu kurira. Rero niba wumva ushaka kurira, rira rwose, rira, fata umwanya urire, wikiyikoreza umutwaro udashoboye, wikiyikoreza ayo matoni udashoboye. Niba wumva ushaka kurira, rira, kuko kurira ni ikintu kizagufasha kumva ubohotse, kumva ugabanyishijwe imitwaro ikuriho. Hari igihe umuntu aba afite agahinda, kumva umutwe uramurya, kumva amaso akumva mbese yabuze inyifato. Ariko niba wumva kurira bije, rira rwose, rira, kuko na Yesu Kristo yararize. Kandi wibuke Yesu Kristo nawe yararize, ngo Yesu ararira, yararize nawe bitewe n'agahinda yaragezemo. Rero nawe ikintu cyagufasha kumva cyangwa se ikintu cyagufasha kwihanganira agahinda ufite, niyo cyo ngicyo cyakubera umuti. Kuko muri uko kurira urasa naho hari ibintu biri kukuvaho, urasa naho hari uburyo uri kwiyumva, hari uburyo biri bugusigire, hari imyifato, mbese hari umumerere, hari ukuruhuka biri bugusigire, hari ukubohoka biri bugusigire. Rero ubwo ni uburyo bubiri cyangwa se imiti ibiri yagufasha gukira agahinda cyangwa se kwihanganira agahinda, ukabasha kugasohokamo utangiritse mu byiyumvo cyangwa se mu mubiri. Kuko iyo ugaragaje amarangamutima yawe, ukagaragaza ibyiyumvo byawe, ubasha gutabara
umubiri, ubasha gutabara amagara yawe, ubasha gutabara uburyo bw'ibyiyumvo, ukabasha kumva uguwe neza. Ikintu nakwifuriza ni ukwihangana, kuko kwihangana biri mu bintu bizakubashisha, biri mu bintu bizagushoboza kubasha guhangana cyangwa se kunesha muri ubu buzima bwo turimo muri iyi si. Iyo ni imiti ibiri rero yagufasha kwihanganira agahinda muri ubu buzima ucamo bwa buri munsi. Agahinda ndi gucamo, umubabaro ndi gucamo, ni gute nshobora kubihanganira? Aha ngaha turaza kureba imiti ibiri yagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo. Reka turebere ikintu cya mbere yuko tureba iyo miti cyangwa se tuvuga iyo miti cyangwa se ubwo buryo ushobora kwihanganira ku gahinda. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana tujya twumva ugasanga uhuye n'ikibazo, umuntu akaza akakubwira ati ihangane, akaza akakubwira ati nyamuneka ihangane, humura rwose, komera. Ariko ikintu avuga cyane aza akubwira ihangane, wenda wahuye n'ikibazo, wabuze umuntu mu muryango, wahuye n'ikibazo se ku kazi, wahuye n'ikibazo se mu mibereho, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, akakubwira ngo ihangane. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana rero uyu munsi ubimenye. Kwihangana numva umuntu abikubwiye bishatse kuvuga iki? Kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Kasubiremo, kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Bene iyo karagiteri cyangwa se uwo mwifato ni umuco ukomoka ku Mana. Bene umuntu ufite kwihangana rero usanga ategereza afite icyizere. Iyo ari muri uwo mubabaro, aba ari muri uwo mubabaro ariko afite icyizere cy'uko igihe runaka azawusohokamo cyangwa se azakivamo kandi akakivamo amahoro. Rero umuntu ufite kwihangana ntabwo yitekerezaho ubwe, ntabwo yizirikana we ubwe, icyo twakwita nka selfish, ahubwo ararenga agatekereza noneho umuntu, agatekereza uwamuteje umubabaro, agatekereza uburyo ki we yiyumva. Kwihangana rero, umuntu wihangana ni umuntu umeze ufite uwo muco, ufite iyo karagiteri, ufite iyo mimerere. Kwihangana rero niba ujya wumva umuntu akubwiye ati ihangane, aba agira ngo urenge umubabaro urimo, noneho ujye hejuru y'ikibazo uhanganye nacyo, use nawe uhagaze ku musozi, noneho ukirebere mu gikombe, uvuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo mbabaye gutya, ndabizi nyuma y'iki gihe nzabasha igihe bizagenda neza, nzabisohokamo neza. Ibyo rero bigufasha kubana amahoro n'abandi bantu, bigufasha kuba amahoro muri ubu buzima. Rero ni gute ushobora kwihanganira agahinda mfite? Uburyo bubiri rero nibwo uzakoresha nuramuka ufite agahinda, uzakoresha ubu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuvuga ibikuri ku mutima. Kuvuga ibikuri ku mutima, uburyo bushobora kukuruhura, ni inkingi cyangwa se ni uburyo bwiza bwo kwihanganira agahinda ufite. Kugaragaza ibyiyumvo byawe, kugaragaza uko wiyumva. Rero muri ubwo buryo bwo kugaragaza uko wiyumva cyangwa se kuvuga ibiri ku mutima wawe, hari ubundi nabyo bifite uburyo bikorwa. Rero ntabwo wapfa kugenda ubwira umuntu wese ubonye mu muhanda, iburyo, ibumoso, epfo. Ugomba kubibwira inshuti yawe, ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abagize bate n'abarira. Rero iyo ufite inshuti mwishimana, ukagira inshuti murirana, iyo ufite uwo mugisha wo kuba ufite inshuti mwishimana mukananirana, iyo nshuti ntabwo ukwiriye guheranwa n'ako gahinda. Kugira ngo uzabashe kwihanganira agahinda uri gucamo, ugomba kubwira inshuti yawe ibikuri ku mutima.
ukayibwira ibyiyumvo byawe, ukayibwira uko wiyumva. Bene ubwo buryo bugufasha usa naho ugabanyirizwa umutwaro ukuriho. Noneho inshuti iyo uyibwiye hari igihe nayo iba yaraciye muri ubwo buzima. Inshuti nyayo rero ikugira inama z'uburyo waca muri ubwo wasohoka muri ubwo buzima. Hari igihe iba yaraciye mu mubabaro uri gucamo, mu gahinda uri gucamo, noneho ikugira inama y'uburyo ki uzasohokamo ukabasha kunesha rwose, ukavamo uguwe neza cyane. Yobu mu nzandiko ze yaranditse aravuga ngo umutima wanjye urembejwe n'amagara yanjye, ntabwo nzibuza gutaka, nzavuga mbitewe n'umubabaro uri mu mutima wanjye. Rero birumvikana ko Yobu ntabwo yigeze ahisha ibiri mu mutima, ntabwo yigeze ahisha ibiri kumushavuza, ahubwo yarabyatuye arabivuga, kuko mu kwatura cyangwa se mu kuvuga ibikuri ku mutima uri mu gahinda, bisa naho bigutura umutwaro w'amatoni n'amatoni akuri ku mutwe, ubasha kuruhuka, ubasha kumva ukize, ubasha kumva ubohowe iyo ufite uwubwira. Rero hari n'undi muhanga cyangwa se umwanditsi w'inkinamico w'umwongereza witwa Shakespeare. We yanditse umukino bita Macbeth. Yaravuze ati reka umubabaro uvuge. Aravuga ati agahinda katavuga gatera umutima intimba kakawushavuza, ngo kuko kawutera kugira iki? Kawutera kumeneka. Nawe rero ndagira ngo ureke umubabaro ugire ute? Uvuge. Ureke umubabaro uvuge, uvuge rwose, ubwire inshuti yawe magara, inshuti nyayo ikumva, ikwitaho, iguha inama, ikumva, ndetse iyo nshuti uzayikuraho inama nziza zizakugira umusaruro. Hari akuntu rero umuntu aba adafite inshuti, ariko niba ufite inshuti ni umugisha, kandi niba udafite inshuti, inshuti nziza n'umuremyi wawe. Hari ukuntu tujya twigishwa akatubwira ati mujye musenge. Gusenga ni iki? Gusenga no kuganira n'Imana. Urumva inshuti yawe uragenda mukaganira. Rero niba nawe uri mu gikombe cyo kuba udafite inshuti, senga Imana. Gusenga no kuganira n'Imana, uyibwire agahinda kawe, Imana izaguha iyo mpano yo kwihangana, urusheho kugubwa neza. Ikindi kintu cya kabiri rero mu bizagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo, ikintu cya kabiri ni ukurira. Kurira abatubanjirije cyangwa se abantu bakomakomeye tuzi b'amateka ku buzima bwacu bararira, bagaragaza agahinda kabo mu kurira. Rero niba wumva ushaka kurira, rira rwose, rira, fata umwanya urire, wikiyikoreza umutwaro udashoboye, wikiyikoreza ayo matoni udashoboye. Niba wumva ushaka kurira, rira, kuko kurira ni ikintu kizagufasha kumva ubohotse, kumva ugabanyishijwe imitwaro ikuriho. Hari igihe umuntu aba afite agahinda, kumva umutwe uramurya, kumva amaso akumva mbese yabuze imyifato. Ariko niba wumva kurira bije, rira rwose, rira, kuko na Yesu Kristo yararize. Kandi wibuke Yesu Kristo nawe yararize, ngo Yesu ararira, yararize nawe bitewe n'agahinda yaragezemo. Rero nawe ikintu cyagufasha kumva cyangwa se ikintu cyagufasha kwihanganira agahinda ufite, niyo cyo ngicyo cyakubera umuti. Kuko muri uko kurira urasa naho hari ibintu biri kukuvaho, urasa naho hari uburyo uri kwiyumva, hari uburyo biri bugusigire, hari imyifato, mbese hari umumerere, hari ukuruhuka biri bugusigire, hari ukubohoka biri bugusigire. Rero ubwo ni uburyo bubiri cyangwa se imiti ibiri yagufasha gukira agahinda cyangwa se kwihanganira agahinda, ukabasha kugasohokamo utangiritse mu byiyumvo cyangwa se mu mubiri. Kuko iyo ugaragaje amarangamutima yawe, ukagaragaza ibyiyumvo byawe, ubasha gutabara
umubiri ubasha gutabara amagara yawe, ubasha gutabara uburyo bw'ibyiyumvo, ukabasha kumva uguwe neza. Ikintu nakwifuriza ni ukwihangana, kuko kwihangana biri mu bintu bizakubashisha, biri mu bintu bizagushoboza kubasha guhangana cyangwa se kunesha muri ubu buzima bwo turimo muri iyi si. Iyo ni imiti ibiri rero yagufasha kwihanganira agahinda muri ubu buzima ucamo bwa buri munsi. Agahinda ndi gucamo, umubabaro ndi gucamo, ni gute nshobora kubihanganira? Aha ngaha turaza kureba imiti ibiri yagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo. Reka turebere ikintu cya mbere yuko tureba iyo miti cyangwa se tuvuga iyo miti cyangwa se ubwo buryo ushobora kwihanganira ku gahinda. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana tujya twumva ugasanga uhuye n'ikibazo, umuntu akaza akakubwira ati ihangane, akaza akakubwira ati nyamuneka ihangane, humura rwose, komera. Ariko ikintu avuga cyane aza akubwira ihangane, wenda wahuye n'ikibazo, wabuze umuntu mu muryango, wahuye n'ikibazo se ku kazi, uhuye n'ikibazo se mu mibereho, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, akakubwira ngo ihangane. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana rero uyu munsi ubimenye. Kwihangana numva umuntu abikubwiye bishatse kuvuga iki? Kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Kasubiremo, kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Bene iyo karagiteri cyangwa se uwo mwifato ni umuco ukomoka ku Mana. Bene umuntu ufite kwihangana rero usanga ategereza afite icyizere. Iyo ari muri uwo mubabaro, aba ari muri uwo mubabaro ariko afite icyizere cy'uko igihe runaka azawusohokamo cyangwa se azakivamo kandi akakivamo amahoro. Rero umuntu ufite kwihangana ntabwo yitekerezaho ubwe, ntabwo yizirikana we ubwe, icyo twakwita nka selfish, ahubwo ararenga agatekereza noneho umuntu, agatekereza uwamuteje umubabaro, agatekereza uburyo kiwe yiyumva. Kwihangana rero, umuntu wihangana ni umuntu umeze ufite uwo muco, ufite iyo karagiteri, ufite iyo mimerere. Kwihangana rero niba ujya wumva umuntu akubwiye ati ihangane, aba agira ngo urenge umubabaro urimo, noneho ujye hejuru y'ikibazo uhanganye nacyo, use nawe uhagaze ku musozi, noneho ukirebere mu gikombe, uvuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo mbabaye gutya, ndabizi nyuma y'iki gihe nzabasha igihe bizagenda neza, nzabisohokamo neza. Ibyo rero bigufasha kubana amahoro n'abandi bantu, bigufasha kuba amahoro muri ubu buzima. Rero ni gute ushobora kwihanganira agahinda mfite? Uburyo bubiri rero nibwo uzakoresha nuramuka ufite agahinda, uzakoresha ubu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuvuga ibikuri ku mutima. Kuvuga ibikuri ku mutima, uburyo bushobora kukuruhura, ni inkingi cyangwa se ni uburyo bwiza bwo kwihanganira agahinda ufite. Kugaragaza ibyiyumvo byawe, kugaragaza uko wiyumva. Rero muri ubwo buryo bwo kugaragaza uko wiyumva cyangwa se kuvuga ibiri ku mutima wawe, hari ubundi nabyo bifite uburyo bikorwa. Rero ntabwo wapfa kugenda ubwira umuntu wese ubonye mu muhanda, iburyo, ibumoso, epfo. Ugomba kubibwira inshuti yawe, ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abagize bate n'abarira. Rero iyo ufite inshuti mwishimana, ukagira inshuti murirana, iyo ufite uwo mugisha wo kuba ufite inshuti mwishimana mukananirana, iyo nshuti ntabwo ukwiriye guheranwa n'ako gahinda. Kugira ngo uzabashe kwihanganira agahinda uri gucamo, ugomba kubwira inshuti yawe ibikuri ku mutima.
ukayibwira ibyiyumvo byawe, ukayibwira uko wiyumva. Bene ubwo buryo bugufasha usa naho ugabanyirizwa umutwaro ukuriho. Noneho inshuti iyo uyibwiye hari igihe nayo iba yaraciye muri ubwo buzima. Inshuti nyayo rero ikugira inama z'uburyo waca muri ubwo wasohoka muri ubwo buzima. Hari igihe iba yaraciye mu mubabaro uri gucamo, mu gahinda uri gucamo, noneho ikugira inama y'uburyo ki uzasohokamo ukabasha kunesha rwose, ukavamo uguwe neza cyane. Yobu mu nzandiko ze yaranditse aravuga ngo umutima wanjye urembejwe n'amagara yanjye, ntabwo nzibuza gutaka, nzavuga mbitewe n'umubabaro uri mu mutima wanjye. Rero birumvikana ko Yobu ntabwo yigeze ahisha ibiri mu mutima, ntabwo yigeze ahisha ibiri kumushavuza, ahubwo yarabyatuye arabivuga, kuko mu kwatura cyangwa se mu kuvuga ibikuri ku mutima uri mu gahinda, bisa naho bigutura umutwaro w'amatoni n'amatoni akuri ku mutwe, ubasha kuruhuka, ubasha kumva ukize, ubasha kumva ubohowe iyo ufite uwubwira. Rero hari n'undi muhanga cyangwa se umwanditsi w'inkinamico w'umwongereza witwa Shakespeare. We yanditse umukino bita Macbeth. Yaravuze ati reka umubabaro uvuge. Aravuga ati agahinda katavuga gatera umutima intimba kakawushavuza, ngo kuko kawutera kugira iki? Kawutera kumeneka. Nawe rero ndagira ngo ureke umubabaro ugire ute? Uvuge. Ureke umubabaro uvuge rwose, ubwire inshuti yawe magara, inshuti nyayo ikumva, ikwitaho, iguha inama, ikumva, ndetse iyo nshuti uzayikuraho inama nziza zizakugira umusaruro. Hari akuntu rero umuntu aba adafite inshuti, ariko niba ufite inshuti ni umugisha, kandi niba udafite inshuti nziza n'umuremyi wawe. Hari ukuntu tujya twigishwa akatubwira ati mujye musenge. Gusenga ni iki? Gusenga no kuganira n'Imana. Urumva inshuti yawe uragenda mukaganira. Rero niba nawe uri mu gikombe cyo kuba udafite inshuti, senga Imana. Gusenga no kuganira n'Imana, ugibwire agahinda kawe, Imana izaguha iyo mpano yo kwihangana, urusheho kugubwa neza. Ikindi kintu cya kabiri rero mu bizagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo, ikintu cya kabiri ni ukurira. Kurira abatubanjirije cyangwa se abantu bakomakomeye tuzi b'amateka ku buzima bwacu bararira, bagaragaza agahinda kabo mu kurira. Rero niba wumva ushaka kurira, rira rwose, rira, fata umwanya urire, wikiyikoreza umutwaro udashoboye, wikiyikoreza ayo matoni udashoboye. Niba wumva ushaka kurira, rira, kuko kurira ni ikintu kizagufasha kumva ubohotse, kumva ugabanyishijwe imitwaro ikuriho. Hari igihe umuntu aba afite agahinda, kumva umutwe uramurya, kumva amaso akumva mbese yabuze imyifato. Ariko niba wumva kurira bije, rira rwose, rira, kuko na Yesu Kristo yararize. Kandi wibuke Yesu Kristo nawe yararize, ngo Yesu ararira, yararize nawe bitewe n'agahinda yaragezemo. Rero nawe ikintu cyagufasha kumva cyangwa se ikintu cyagufasha kwihanganira agahinda ufite, niyo cyo ngicyo cyakubera umuti. Kuko muri uko kurira urasa naho hari ibintu biri kukuvaho, urasa naho hari uburyo uri kwiyumva, hari uburyo biri bugusigire, hari imyifato, mbese hari umumerere, hari ukuruhuka biri bugusigire, hari ukubohoka biri bugusigire. Rero ubwo ni uburyo bubiri cyangwa se imiti ibiri yagufasha gukira agahinda cyangwa se kwihanganira agahinda, ukabasha kugasohokamo utangiritse mu byiyumvo cyangwa se mu mubiri. Kuko iyo ugaragaje amarangamutima yawe, ukagaragaza ibyiyumvo byawe, ubasha gutabara
umubiri, ubasha gutabara amagara yawe, ubasha gutabara uburyo bw'ibyiyumvo, ukabasha kumva uguwe neza. Ikintu nakwifuriza ni ukwihangana, kuko kwihangana biri mu bintu bizakubashisha, biri mu bintu bizagushoboza kubasha guhangana cyangwa se kunesha muri ubu buzima bwo turimo muri iyi si. Iyo ni imiti ibiri rero yagufasha kwihanganira agahinda muri ubu buzima ucamo bwa buri munsi. Agahinda ndi gucamo, umubabaro ndi gucamo, ni gute nshobora kubihanganira? Aha ngaha turaza kureba imiti ibiri yagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo. Reka turebere ikintu cya mbere yuko tureba iyo miti cyangwa se tuvuga iyo miti cyangwa se ubwo buryo ushobora kwihanganira ku gahinda. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana tujya twumva ugasanga uhuye n'ikibazo, umuntu akaza akakubwira ati ihangane, akaza akakubwira ati nyamuneka ihangane, humura rwose, komera. Ariko ikintu avuga cyane, aza akubwira ihangane. Wenda wahuye n'ikibazo, wabuze umuntu mu muryango, wahuye n'ikibazo se ku kazi, uhuye n'ikibazo se mu mibereho, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, akakubwira ngo ihangane. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana rero uyu munsi ubimenye. Kwihangana numva umuntu abikubwiye bishatse kuvuga iki? Kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Kasubiremo, kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Bene iyo karagiteri cyangwa se uwo mwifato ni umuco ukomoka ku Mana. Bene umuntu ufite kwihangana rero usanga ategereza afite icyizere. Iyo ari muri uwo mubabaro, aba ari muri uwo mubabaro ariko afite icyizere cy'uko igihe runaka azawusohokamo cyangwa se azakivamo kandi akakivamo amahoro. Rero umuntu ufite kwihangana ntabwo yitekerezaho ubwe, ntabwo yizirikana we ubwe, icyo twakwita nka selfish, ahubwo ararenga agatekereza noneho umuntu, agatekereza uwamuteje umubabaro, agatekereza uburyo ki we yiyumva. Kwihangana rero, umuntu wihangana ni umuntu umeze ufite uwo muco, ufite iyo karagiteri, ufite iyo mimerere. Kwihangana rero niba ujya wumva umuntu akubwiye ati ihangane, aba agira ngo urenge umubabaro urimo, noneho ujye hejuru y'ikibazo uhanganye nacyo, use nawe uhagaze ku musozi, noneho ukirebere mu gikombe, uvuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo mbabaye gutya, ndabizi nyuma y'iki gihe nzabasha igihe bizagenda neza, nzabisohokamo neza. Ibyo rero bigufasha kubana amahoro n'abandi bantu, bigufasha kuba amahoro muri ubu buzima. Rero ni gute ushobora kwihanganira agahinda mfite? Uburyo bubiri rero nibwo uzakoresha nuramuka ufite agahinda, uzakoresha ubu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuvuga ibikuri ku mutima. Kuvuga ibikuri ku mutima, uburyo bushobora kuruhura, ni inkingi cyangwa se ni uburyo bwiza bwo kwihanganira agahinda ufite. Kugaragaza ibyiyumvo byawe, kugaragaza uko wiyumva. Rero muri ubwo buryo bwo kugaragaza uko wiyumva cyangwa se kuvuga ibiri ku mutima wawe, hari ubundi nabyo bifite uburyo bikorwa. Rero ntabwo wapfa kugenda ubwira umuntu wese ubonye mu muhanda, iburyo, ibumoso, epfo. Ugomba kubibwira inshuti yawe, ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abagize bate n'abarira. Rero iyo ufite inshuti mwishimana, ukagira inshuti murirana, iyo ufite uwo mugisha wo kuba ufite inshuti mwishimana mukanarirana, iyo nshuti ntabwo ukwiriye guheranwa n'ako gahinda. Kugira ngo uzabashe kwihanganira agahinda uri gucamo, ugomba kubwira inshuti yawe ibikuri ku mutima.
ukayibwira ibyiyumvo byawe, ukayibwira uko wiyumva. Bene ubwo buryo bugufasha usa naho ugabanyirizwa umutwaro ukuriho. Noneho inshuti iyo uyibwiye hari igihe nayo iba yaraciye muri ubwo buzima. Inshuti nyayo rero ikugira inama z'uburyo waca muri ubwo wasohoka muri ubwo buzima. Hari igihe iba yaraciye mu mubabaro uri gucamo, mu gahinda uri gucamo, noneho ikugira inama y'uburyo ki uzasohokamo ukabasha kunesha rwose, ukavamo uguwe neza cyane. Yobu mu nzandiko ze yaranditse aravuga ngo umutima wanjye urembejwe n'amagara yanjye, ntabwo nzibuza gutaka, nzavuga mbitewe n'umubabaro uri mu mutima wanjye. Rero birumvikana ko Yobu ntabwo yigeze ahisha ibiri mu mutima, ntabwo yigeze ahisha ibiri kumushavuza, ahubwo yarabyatuye arabivuga, kuko mu kwatura cyangwa se mu kuvuga ibikuri ku mutima uri mu gahinda, bisa naho bigutura umutwaro w'amatoni n'amatoni akuri ku mutwe, ubasha kuruhuka, ubasha kumva ukize, ubasha kumva ubohowe iyo ufite uwubwira. Rero hari n'undi muhanga cyangwa se umwanditsi w'inkinamico w'umwongereza witwa Shakespeare. We yanditse umukino bita Macbeth. Yaravuze ati reka umubabaro uvuge. Aravuga ati agahinda katavuga gatera umutima intimba kakawushavuza, ngo kuko kawutera kugira iki? Kawutera kumeneka. Nawe rero ndagira ngo ureke umubabaro ugire ute? Uvuge. Ureke umubabaro uvuge, uvuge rwose, ubwire inshuti yawe magara, inshuti nyayo ikumva, ikwitaho, iguha inama, ikumva, ndetse iyo nshuti uzayikuraho inama nziza zizakugira umusaruro. Hari ukuntu rero umuntu aba adafite inshuti, ariko niba ufite inshuti ni umugisha, kandi niba udafite inshuti nziza ni umuremyi wawe. Hari ukuntu tujya twigishwa akatubwira ati mujye musenge. Gusenga ni iki? Gusenga no kuganira n'Imana. Urumva inshuti yawe uragenda mukaganira. Rero niba nawe uri mu gikombe cyo kuba udafite inshuti, senga Imana. Gusenga no kuganira n'Imana, ubwire agahinda kawe, Imana izaguha iyo mpano yo kwihangana, urusheho kugubwa neza. Ikindi kintu cya kabiri rero mu bizagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo, ikintu cya kabiri ni ukurira. Kurira abatubanjirije cyangwa se abantu bakomakomeye tuzi b'amateka ku buzima bwacu bararira, bagaragaza agahinda kabo mu kurira. Rero niba wumva ushaka kurira, rira rwose, rira, fata umwanya urire, wikiyikoreza umutwaro udashoboye, wikiyikoreza ayo matoni udashoboye. Niba wumva ushaka kurira, rira, kuko kurira ni ikintu kizagufasha kumva ubohotse, kumva ugabanyishijwe imitwaro ikuriho. Hari igihe umuntu aba afite agahinda, kumva umutwe uramurya, kumva amaso akumva mbese yabuze inyifato. Ariko niba wumva kurira bije, rira rwose, rira, kuko na Yesu Kristo yararize. Kandi wibuke Yesu Kristo nawe yararize, ngo Yesu ararira, yararize nawe bitewe n'agahinda yaragezemo. Rero nawe ikintu cyagufasha kumva cyangwa se ikintu cyagufasha kwihanganira agahinda ufite, niyo cyo ngicyo cyakubera umuti. Kuko muri uko kurira urasa naho hari ibintu biri kukuvaho, urasa naho hari uburyo uri kwiyumva, hari uburyo biri bugusigire, hari imyifato, mbese hari umumerere, hari ukuruhuka biri bugusigire, hari ukubohoka biri bugusigire. Rero ubwo ni uburyo bubiri cyangwa se imiti ibiri yagufasha gukira agahinda cyangwa se kwihanganira agahinda, ukabasha kugasohokamo utangiritse mu byiyumvo cyangwa se mu mubiri. Kuko iyo ugaragaje amarangamutima yawe, ukagaragaza ibyiyumvo byawe, ubasha gutabara
umubiri ubasha gutabara amagara yawe, ubasha gutabara uburyo bw'ibyiyumvo, ukabasha kumva uguwe neza. Ikintu nakwifuriza ni ukwihangana, kuko kwihangana biri mu bintu bizakubashisha, biri mu bintu bizagushoboza kubasha guhangana cyangwa se kunesha muri ubu buzima bwo turimo muri iyi si. Iyo ni imiti ibiri rero yagufasha kwihanganira agahinda muri ubu buzima ucamo bwa buri munsi. Agahinda ndi gucamo, umubabaro ndi gucamo, ni gute nshobora kubihanganira? Aha ngaha turaza kureba imiti ibiri yagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo. Reka turebere ikintu cya mbere yuko tureba iyo miti cyangwa se tuvuga iyo miti cyangwa se ubwo buryo ushobora kwihanganira ku gahinda. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana tujya twumva ugasanga uhuye n'ikibazo, umuntu akaza akakubwira ati ihangane, akaza akakubwira ati nyamuneka ihangane, humura rwose, komera. Ariko ikintu avuga cyane aza akubwira ihangane, wenda wahuye n'ikibazo, wabuze umuntu mu muryango, wahuye n'ikibazo se ku kazi, wahuye n'ikibazo se mu mibereho, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, akakubwira ngo ihangane. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana rero uyu munsi ubimenye. Kwihangana numva umuntu abikubwiye bishatse kuvuga iki? Kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Kasubiremo, kwihangana ni ijambo risobanura ibirenze umubabaro umuntu ahanganye nawo. Bene iyo karagiteri cyangwa se uwo mwifato ni umuco ukomoka ku Mana. Bene umuntu ufite kwihangana rero usanga ategereza afite icyizere. Iyo ari muri uwo mubabaro aba ari muri uwo mubabaro ariko afite icyizere cy'uko igihe runaka azawusohokamo cyangwa se azakivamo kandi akakivamo amahoro. Rero umuntu ufite kwihangana ntabwo yitekerezaho ubwe, ntabwo yizirikana we ubwe, icyo twakwita nka selfish, ahubwo ararenga agatekereza noneho umuntu, agatekereza uwamuteje umubabaro, agatekereza uburyo kiwe yiyumva. Kwihangana rero, umuntu wihangana ni umuntu umeze ufite uwo muco, ufite iyo karagiteri, ufite iyo mimerere. Kwihangana rero niba ujya wumva umuntu akubwiye ati ihangane, aba agira ngo urenge umubabaro urimo, noneho ujye hejuru y'ikibazo uhanganye nacyo, use nawe uhagaze ku musozi, noneho ukirebere mu gikombe, uvuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo mbabaye gutya, ndabizi nyuma y'iki gihe nzabasha igihe bizagenda neza, nzabisohokamo neza. Ibyo rero bigufasha kubana amahoro n'abandi bantu, bigufasha kuba amahoro muri ubu buzima. Rero ni gute ushobora kwihanganira agahinda mfite? Uburyo bubiri rero nibwo uzakoresha nuramuka ufite agahinda, uzakoresha uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuvuga ibikuri ku mutima. Kuvuga ibikuri ku mutima, uburyo bushobora kukuruhura, ni inkingi cyangwa se ni uburyo bwiza bwo kwihanganira agahinda ufite. Kugaragaza ibyiyumvo byawe, kugaragaza uko wiyumva. Rero muri ubwo buryo bwo kugaragaza uko wiyumva cyangwa se kuvuga ibiri ku mutima wawe, hari ubundi nabyo bifite uburyo bikorwa. Rero ntabwo wapfa kugenda ubwira umuntu wese ubonye mu muhanda, iburyo, ibumoso, epfo. Ugomba kubibwira inshuti yawe, ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abagize bate n'abarira. Rero iyo ufite inshuti mwishimana, ukagira inshuti murirana, iyo ufite uwo mugisha wo kuba ufite inshuti mwishimana mukananirana, iyo nshuti ntabwo ukwiriye guheranwa n'ako gahinda. Kugira ngo uzabashe kwihanganira agahinda uri gucamo, ugomba kubwira inshuti yawe ibikuri ku mutima.
ukayibwira ibyiyumvo byawe, ukayibwira uko wiyumva. Bene ubwo buryo bugufasha usa naho ugabanyirizwa umutwaro ukuriho. Noneho inshuti iyo uyibwiye hari igihe nayo iba yaraciye muri ubwo buzima. Inshuti nyayo rero ikugira inama z'uburyo waca muri ubwo wasohoka muri ubwo buzima. Hari igihe iba yaraciye mu mubabaro uri gucamo, mu gahinda uri gucamo, noneho ikugira inama y'uburyo ki uzasohokamo ukabasha kunesha rwose, ukavamo uguwe neza cyane. Yobu mu nzandiko ze yaranditse aravuga ngo umutima wanjye urembejwe n'amagara yanjye, ntabwo nzibuza gutaka, nzavuga mbitewe n'umubabaro uri mu mutima wanjye. Rero birumvikana ko Yobu ntabwo yigeze ahisha ibiri mu mutima, ntabwo yigeze ahisha ibiri kumushavuza, ahubwo yarabyatuye arabivuga, kuko mu kwatura cyangwa se mu kuvuga ibikuri ku mutima uri mu gahinda, bisa naho bigutura umutwaro w'amatoni n'amatoni akuri ku mutwe, ubasha kuruhuka, ubasha kumva ukize, ubasha kumva ubohowe iyo ufite uwubwira. Rero hari n'undi muhanga cyangwa se umwanditsi w'inkinamico w'umwongereza witwa Shakespeare. We yanditse umukino bita Macbeth. Yaravuze ati reka umubabaro uvuge. Aravuga ati agahinda katavuga gatera umutima intimba kakawushavuza, ngo kuko kawutera kugira iki? Kawutera kumeneka. Nawe rero ndagira ngo ureke umubabaro ugire ute? Uvuge. Ureke umubabaro uvuge, uvuge rwose, ubwire inshuti yawe magara, inshuti nyayo ikumva, ikwitaho, iguha inama, ikumva, ndetse iyo nshuti uzayikuraho inama nziza zizakugira umusaruro. Hari ukuntu rero umuntu aba adafite inshuti, ariko niba ufite inshuti ni umugisha, kandi niba udafite inshuti, inshuti nziza ni umuremyi wawe. Hari ukuntu tujya twigishwa akatubwira ati mujye musenge. Gusenga ni iki? Gusenga no kuganira n'Imana. Urumva inshuti yawe uragenda mukaganira. Rero niba nawe uri mu gikombe cyo kuba udafite inshuti, senga Imana. Gusenga no kuganira n'Imana, uyibwire agahinda kawe, Imana izaguha iyo mpano yo kwihangana, urusheho kugubwa neza. Ikindi kintu cya kabiri rero mu bizagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo, ikintu cya kabiri ni ukurira. Kurira abatubanjirije cyangwa se abantu bakomakomeye tuzi b'amateka ku buzima bwacu bararize, bararira, bagaragaza agahinda kabo mu kurira. Rero niba wumva ushaka kurira, rira rwose, rira, fata umwanya urire, wikiyikoreza umutwaro udashoboye, wikiyikoreza ayo matoni udashoboye. Niba wumva ushaka kurira, rira, kuko kurira ni ikintu kizagufasha kumva ubohotse, kumva ugabanyishijwe imitwaro ikuriho. Hari igihe umuntu aba afite agahinda, kumva umutwe uramurya, kumva amaso akumva mbese yabuze inyifato. Ariko niba wumva kurira bije, rira rwose, rira, kuko na Yesu Kristo yararize. Kandi wibuke Yesu Kristo nawe yararize, ngo Yesu ararira, yararize nawe bitewe n'agahinda yaragezemo. Rero nawe ikintu cyagufasha kumva cyangwa se ikintu cyagufasha kwihanganira agahinda ufite, niyo cyo ngicyo cyakubera umuti. Kuko muri uko kurira urasa naho hari ibintu biri kukuvaho, urasa naho hari uburyo uri kwiyumva, hari uburyo biri bugusigire, hari imyifato, mbese hari umumerere, hari ukuruhuka biri bugusigire, hari ukubohoka biri bugusigire. Rero ubwo ni uburyo bubiri cyangwa se imiti ibiri yagufasha gukira agahinda cyangwa se kwihanganira agahinda, ukabasha kugasohokamo utangiritse mu byiyumvo cyangwa se mu mubiri. Kuko
iyo ugaragaje amarangamutima yawe ukagaragaza ibyiyumvo byawe, ubasha gutabara umubiri, ubasha gutabara amagara yawe, ubasha gutabara uburyo bw'ibyiyumvo, ukabasha kumva uguwe neza. Ikintu nakwifuriza ni ukwihangana, kuko kwihangana biri mu bintu bizakubashisha, biri mu bintu bizagushoboza kubasha guhangana cyangwa se kunesha muri ubu buzima bwo turimo muri iyi si. Iyo ni imiti ibiri rero yagufasha kwihanganira agahinda muri ubu buzima ucamo bwa buri munsi. Agahinda ndi gucamo, umubabaro ndi gucamo, ni gute nshobora kubihanganira? Ahangaha turaza kureba imiti ibiri yagufasha kwihanganira agahinda uri gucamo. Reka turebere ikintu cya mbere yuko tureba iyo miti cyangwa se tuvuga iyo miti cyangwa se ubwo buryo ushobora kwihanganira ku gahinda. Ubundi kwihangana ni iki? Kwihangana tujya twumva ugasanga